ariko cyangwa se usuni ndo wamwagaye inshuro 200 njya munatanga n'agahenge kuba nta mwana nkufitiye kuba nta deni nkufitiye nisikoro 200 mu telefone yanjye twaziri kumarika ubukene se ubone ifite wasanga ari no kubuka ubukene bw'abantu ariko njyewe nta kintu ndahita mukira blacklist nta kintu namukorera list kora 200 iyo byabareye mutwe ni kukuguza ntabwo yaguhamagara gutya none njyewe ntabwo umuntu wamagara mbwira ubusa blacklist se ishansi umunsi birafashe ikinanye nuko mbona narabuze kama shansi yabaho mu gihugu yazijyaye dore yamba yanjye none se uramubwira sha turebe niba bigira ugira iyi mbango bayikire muri sima nuko rero nziganira umbwire ibyo bintu usigaye kuva mu gitondo niriwe hano n'akazi niyo nabona kubwira neza ngo sigaye ufite akazi ko mu biro akazi ko mu biro ari amagambo kugira ngo abakobwa dukure ubwo si wowe ninde wagukunda inde se utankunda nyina mpogo we ni Joyeuse Juno yanze Joyeuse se ko mbona musa nk'ubu ko mbona musa urabona nsana Joyeuse nise n'iki kikuzanye ari kurumva yego rukara we ntacyo kinzanye niturije mu mazi ariko ujya wibuka wisige sura muna mfite umwera mvana umwera mu mazi Juna borosa iyo minyo yawe birengeye kumeranye n'iy'abashinzwe kuba wabuze akazi k'ikiyede kuraho ko waza ubwira abantu nabi watuka abantu wanumve wakigora cy'ubundi kandi buri munsi kuzidusera gatumbagane wakiri marima ko rureba nk'agasumba cyane oraga hari umuntu wambuka ubundi wagira ngo baba yagwetse ngo byishaye ibitutsi mwa ariko ibyo tubireke biri mpamvu umunsi niriwe nabuze akazi none urabona abantu inzara itabisha urabona ngana nyamitse ndakwinginze mfasha tubona akazi mana akazi karaho buretse umunota umwe mwereka utuntu nikorera atugiye kukwereka ibintu ngiye kwikora ibihe se mwakujemo icyo tujyane utuje uraguma ni umunota uratugaruka asanga ugiye kuncumura shaka n'izina rya Yesu ibi biri bivanye mwana yego nesijya ubonye mu gitwaza cyakoze mbwira ibyo kuririmba napa kuririmba niyo narimba nayago naribi subizo byose bifite ibibazo fashira kakabira nkweto tonja kuba bibiri cyane bigira vuba bibiri uri kuzivana mwana iso nagari iso nyoko cyaza mushiki wawe nawe njya mbona yikozaho rimwe bose iso na nyoko ntabwo bajya gusenga hajemo amafaranga ariko wapi sombye ko zikuririmba yagwaririba nkaho bamunize ntabwo narimba nkayaga zakurana cyangwa se saba Imana Emmanuel ko ndabona munasa ahubwo wowe murasa oya ntago ari nge dusa ahubwo ntago ari so igipara cy'ikizero n'iki naya mutwe we none ngo dukubita ku ntego sha umbwire kuntu tugiye kubona arimo amafaranga arimo wereka musobanurire ibintu kuntu zimeze n'ubu utagi niba natagi reba kuntu diru zimeze rero wowe urabura umuririmbyi ni n'umupastor aya naye ndaho pastor ibi byose se ko mbishoboye rero tugiye kuzajya tugenda mu nzira abantu urabona ba bintu byo gusenga babirimo cyane
mo cyane amafaranga yarabuze njya gutya amafaranga yarabuze ubu rero ahangaha turi kugenda tubwira abana ufite ibizimu mumutera tabi cyana byaramo agenda tubibwira ubizi ko cyanuza ikibazo cyo kunanirwa turamubwira ko ari ibibazo nyine by'abantu bamuroze bamuroze turamusengera bavukanye mu muryango noneho ubwo urumva dira ukuntu imeze gukira vuba ako kanya uhera kuri bibiri kuzamura oya n'ubundi duhereye gasibya biye tujya mugize ubu rero ungura bibiliya w'umupasiteri reka nkwereke oya ndabizi kamwe urugero turakwanguriye nanjye ndabizi wowe ufite ikibazo kimenye cyanguse dati gudu vara bibiliya wayicuri bibiliya nayo ndagaza muri ngoma muri mata ariko abantu bakunda kumva Yeremiya reba kurutuye kudugiye kubiye sibyo jya guhagara muri wa muhanda wararugo sibyo noneho azahaca umuntu ugira ati turamusengera duhe mu bibiri noneho nugutura nuko sengera mu cyuma ariko kuvuga icyacumi kugira ngo bakadushyira aje bafite agakoda shaka noneho turahita nuko umusengera tukamubeshya sibyo tukamubwira yuko indwara arwaye natura kizakira mu gihe cy'icyumweru kimwe akoshaka mbona ibyo bintu uri kuvuga nkaho bimaze n'igihe wagiye turi guta umwanya w'ubusa komeza shaka amafaranga arashyushye arahashaka uretse hano niho abantu baca muri straight muri iyi sitireti byose baturukana iriya zongwake tuyibona none uriya muhanda none ariyo turayababara ariya tugiye kuyabara harimo no kunyura amamodoka y'abaparikingi tugiye kubasengera bya nyabyo badukizema ngo byabire ko ntabwo tuzakira uriya ni umwana mani kiriya nicyo gikukasha ubu urabona ko ari agatuza karimo amafaranga akatuza ubonye igipanga turutsemo akinuza wasanga iwabo bakora muri kiriya gipangu wajya ntabwo bakora mbona rwose bagikora muri mwana reba inkweto yambaye yesu wacu wesa urarusha ibyo yesu yadutumyeho bitashaka ujya usenga tubwira umurongo wo muri virusi nonese sha urumva nta kibazo ufite wabaza imana iki wari ugiye mwana umugati witwa amafaranga yoya wakabose witwa ngo kupe amafaranga ari yawe gutuma agahumbi gashyashya sako poko pegura igihumbi ma kapaya gafaranga oya reka bayakubikire twebwe ziriya butike zaraye urabona se tutari abakire turakurikirana no bakira byarangiye tubaye abantu bavuye gufasha abantu wewe ugiye kumanuka muri ziriya hariya uriya mukobwa ubona uri hariya urahita umanuka mu gakorodoro ariyo amabotike yacu ariya gatuga ariyo yose ni ayacu ugenda uvuga ati nshaka peko wewe ugiye kumanuka hariya uriya mukobwa hariya urahita umanuka mu gakorodoro ariyo amabotike yacu ariya gatuga ariyo yose ni ayacu ugenda uvuga ati nshaka peko wowe genda sibyo wowe gendayo hariya hepfo pasiteri de ukimuvuga neziryayo ahita ari kumenya umuganda tugaruka tuguha amafaranga yawe irukanka kabisa irukanka cyane wowe genda sibyo wowe gendayo hariya hepfo pasiteri de ukimuvuga neziryayo ahita ari kumenya umuganda tugaruka tuguha amafaranga yawe irukanka kabisa cyane nabyo mu bakire ni ibigori abana bakire ni ibigori reba ndagaswa cyagije
agahungu tukabonye dukomeza ahubwo tujye n'ayandi twagiye nzakuzamuka muri street amafaranga y'abakire araryoha tutayikoreye Sirimba turayarya ibyo buntu rwose biraryoha ariko iyo bagufashe baragukandama reba nk'ahantu hanze ujye wanura kujya twese twavana agahumbi oya salamu ni amafaranga 1000 ku munsi mwere nagenda akayakora ahangaha state ibirimo noneho n'ibintu by'imyuka yera twebwe tugomba none katuhategereze nitutayabona 10 manye twataragura rwagiye muraragura kuba papa wawe acuragura kuba turi no gukora ubutubuzi ikuyeho kuki ko papa wari imbogo bari ko uraje urebe amafaranga tugiye gukora amafaranga yake wabwa tubyirengagize twagiye atubitegera ntacyo bakubwiye ariko reka gushaka urashaka amaboko y'Imana hari ntuza bitashe mwana ujye unatekamo kugira ngo unatekamo turebe wowe ubu ibyaha byose byagiye mu ijuru ngo reba byo biposteri wallahi bita wa bobo ni bene wanyu aradusatsa oya kuba dututse bobo ntabwo ari ibintu iri fucking muri kuri base mwese mushaka amafaranga yego turayishaka mwese murashaka ufite angahe gafite 10 rw'iguru ufite mu telefone fitiri 10 ryanjye iyo ufite mu telefone wowe ufite angahe ntaryo kuri konti ufite angahe ariko shumiro byerekana na kure mirinete ryanjye ndamutse bahaye boro zanjye cyane munamereza byaje na itapo amazi wewe sana imana yati bakubira nese reba gusomera no muri zaba karyohereza iraba kuzara karyo jya imana itari yabyibagirwa ifite abantu benshi kwa yatukubira ufite angahe nabonye no mereza nusu ode nani mereza telefone nayo irayita ariko imana yati bakubira yegwa ifone agatanga ya imana yati bakubira zana niyo phone imana yati gwa iyo phone 25 imana yarurira icyo nubwo mwese mugiye gukora washizo sinzira iminota 3 yonyine rero kabasa mbere yuko mbasenge reka mbanze mbigisha ijambo ry'Imana mufate ku mitima yanyu mbigisha ijambo ry'Imana oh Jesus ndasoma muri oh Jesus ndasoma muri asinyanga mwayisi ambasomere muri uyu nadufashe mu Yohana aravuga ati kwizera kwanyu bizatuma musubizwa muvuga rero haleluya karafashe amafaranga ari muhumirize iminota 3 humiriza turahumiriza 3 yonyine murahita mubona Mana umayibumbi 20 nafite ibumbi 10 urakoze mana habicyubahiro men paste barayajyanye mana yanjye ubusenda bigenze utege narindi Kigali